nyine ndashaka kumenya umbwire nyine mba numva nshaka kumenya cyane ubuzima bwo muri Amerika ukuntu buba bumeze bimeze bite. Ubuzima bwaho nyine urebye ni bwiza uretse nyine urukumbuzi numva bafitiye inshuti zanjye nk'amwe abavandimwe ndabibona erega mba mbibona reba ariko agahu kawe karanyereye neza wagira ngo Cesarina nzi ariko reba njye nawe ntakibaye wagiye ureka reba ukuntu nabaye humura bizagenda neza se bigenda neza gute uzi n'ubushomeri nta kazi mfite noneho kuba muri Kigali udafite akazi ufite yanjye siko naro imihuriko barumva mpangayitse byata nibyo bintu nyine bimbangamira mba numva ewana ubuzima bwaranze birumvikana iyo nta kazi urahangayika mba nibaza nimba nzakabona ariko ubwo waje nta hehe n'ubukene nzakoresha uko nshoboye kose nshaka icyo nkorera mu Rwanda uribumva yuko nimara kukibona nawe uzaba ukibonye pe ntabwo nakwirengagiza nk'inshuti yanjye ngenda kwizeye cyane ndabizi neza ko nkora umangayikiye ndabyizeye ko uzandemera mva humura hari akabizinesi nshaka gushinga mu Rwanda bibaza yuko twakorana bikagenda neza ubundi ni wowe wanjye umva ni wowe wanjye kabisa nkunda ukuntu unyitaho ubu muri make warapuraninze muri plani zawe ndimo ubona bicamo uhita unyinjizamo. mbe ngushimiye ndakwizera kuva na kera ni ukuri wanyitagaho niwe kandi ndabigushimira cyane. ntabwo ndabishimira kuba wabishimira cyane njye ufite inshuti nk'abandi bose ntazo bafite. muraho neza meze neza mwaba mufitemo juice cyangwa fanta? Yego. Okay, nimba mufitemo nka fanta mume nka pineapple cyangwa citron iponje. Okay, sawa nta kibazo ko tubazanira kandi mukomeze mwihangane. Nabatindiye boss customer care bari ngombwa kuko iwacu umukiriya n'umwami uko bimeze pe hano nahakunze nabona ari heza bayiro cyane boss kandi muryoherwe apeti. Masaka batinzera
umuvandimwe katinza yera asa ndabona agiye Chris. Izo bite? Amakuru. Meze neza. Ego. Don't time kabisa. Chris none se amakuru y'imitsi. Meze neza. Mwagize hano kare? Yeah, hashize akanya. I think maze hano 1 hour. Isaha ni ndende. Urihangana nari mfite akazi kenshi. Hari abashoramari bagiye kugaruka. Urazi kubyihanganira. Yego. Nuko nyine imyenda yanjye nayo ntabwo nzongera kuba ari njye uyifurira kugira ngo ntazayipfubya najya nza kukureba ukabona ndasa nabi. Hungubu muri no minsi arafata ku mafaranga yari yakoreye ejo agure cyakora abantu babanye nawe nta muntu batunze pe. Nta muntu batunze. Wenda bakugaburire bakoze bakumesire banakwambike. Hariho igihe igiceri kijya kiza mu nzu bakambwira ningisohore nkasohoka nkaba ari njye usohoka mbere yo kugisohora nkiruka. Oya nacyo ntabwo njya nshobora kugisohora. Ukabona hari igenda nibaza nk'ubu ngubu ko abantu tugiraga ibibazo ngo hari umunsi ubu ngubu nanjye nazaba umugabo bakajya bambwira ngo inzoka irinze mbari usibye Imana igira amaboko naho ubundi abagabo bafite ibibazo. Ubu se nanjye banegerejemo kuzavamo umugabo wakica inzoka abana bavuze ngo iri mu nzu. Twahuye umbwira ko bagutoteza n'iki nanjye nyine ndimo gutambuka. Ubwo nyine nanjye reka mbaze ntegereza uko bizagenda ariko nongera gukunda noneho ndashaka ko nzakunda buri kimwe cyose ndifura. Nasubundi kamubaza mumva nyine nk'umukobwa w'inzozi zawe uba wumva nyine ameze so umukobwa w'inzozi zanjye ndashaka umukobwa mbere na mbere nkunda ufite nyashi atari ko ngo ufite nyashi so umukobwa nkunda umukobwa unyubaha umukobwa unyitaho kuri buri kimwe cyose kandi nanjye nkamukunda akanyereka nyine ko turi kumwe nanjye nkabimwereka. Yego ahubwo ndumva ufite urukundo ntabwo urararuka ntabwo urahura n'abandi bantu benshi nyine ngo bakubabaze gusa nyine banza wuzuze ibisabwa byose. Banza wuzuze ibisabwa byose nawe uzabona ugukunda so ndumva ari ibyo hagati aha kabyere mani bye ntango wararanye wowe reka ubwire biriya iyo byagenze kuriya babisaba nyine nongere mbyuke wenda nkwe nk'akantu niyo kaba kamwe konyine gusa kamwe kaba gahagije ahavuye kamwe hava na dutatu rero ubwo reka dushaka uburyo umuntu yajya kukazana noneho cyangwa twirire short tugende cyangwa tugume hano. Oya icyaba cyiza wenda umuntu ashobora kugenda akakazana tukaba turanga tukanaruhukamo. Nase ubwo koko ni kamwe gashobora gutaba kamwe tukanarenga. Ese ubundi gutambwiye mu bintu twaganiriye ntiwigeze umbwira ugiye kumbwira ko wavuye hari ahantu nta kintu nta muntu umaze gute uko wagiye ko kwigira umwana ko nawe uri kumva ibintu ndi kukubaza boyfriend zimbwira ahubwo vuba nawe nkubwisha ukuri nari mpangayikishijwe n'umwana wanjye mwari niwe mba nekereza nta n'ikindi kintu mba nekereza ko mwana yawe ku buryo wavuye nta boyfriend ufite Imana izamumere mu Rwanda hariya nawe nahabonye ubu numvaga mbese ahubwo nzi ko ariyo nkuru yambuye uzahita umbwira ukaza umbwira ati mva mfite ibogari mwari niwe numvaga nekereza ni nk'umutima wari umwe sinjya ahubwo nzarota mubonye sha birumvikana ariko ntukajya ugira impungenge buriya ikintu cyose Imana ibizi ukuntu kizagenda gusa nyine ni ugusenga cyane ariko njye sinzi impamvu numva nizeye ko umwana wawe uzamubona pe kandi uzamubona n'ukuri uzamubona nanjye nishimye
Umwana we sha hari umuntu twe dufitanye gahunda kandi twabona amasaha ageze. Sinzi nimba ntagiye kugusiga hano. umuntu umeze utera Udakeka ibindi ntawe dana umuntu usanzwe uri aho ngaho. Mbese turajyana kuko narengejeho iminota ndi kubona yanarenze myinshi. Aranyica. Gusa nyine wihangane kuba nyine nkucitse. Urabizi neza ko nari gukumbuye nshaka ko tuganira ariko n'uyu muntu mbabara n'ukuri dufitanye gahunda kandi ubu byaba ari inshuro ya kabiri nabyishe byataye. Turajyana se cyangwa dufitanye gahunda umuhanzi baterukana kera ushize igihe ndaderukana kera ariko naje kugaruka hano mu Rwanda mfite ibikorwa byinshi hano mu gihugu. Mu by'ukuri rero Chris nishimiye kongera kukubona harashize igihe kinini tutabonana mu by'ukuri biranejeje cyane. Ndanezerewe cyane ko noneho buriya ntabwo wambwiye ngo uri nanjye nibirantungura nuko numvaga byanga bikunze ushobora kuba wibere nka Canada cyangwa USA ariko byantunguye nyine nishimye nanjye cyane kabisa turukana kera cyane. So rero ndabona nanjye akazuba kameze nabi reka mumagare seriveri ndeye ko nanjye yanyicira icyaka. Seriveri karame boss bite ibyiza amakuru ni meza nshaka amazi akonje murayafite byaba byiza umboneye niri karahari amanini cyangwa amatoya nsanira manini sawa murumva naje mu Rwanda ngira uburyo bwo gucreate ama activity atandukanye hano mu gihugu. Mu by'ukuri rero bisa naho maze gufata murakoze bisa naho maze gufata intera hano mu gihugu. Si mu gihugu gusa turifuza gukora ibintu biri international. Ariko muhamagara asange hano Umuntu aka kanya yisubona umuntu hano se oya cyane umushitanye w'umukobwa nzamukwereka aho. Okay. Nibyo nari ndi kukubwira ndifuza kubaka ibintu byinshi gukora ibintu byinshi gutanga imirimo myinshi ku banyarwanda cyane. Birumvikana ko ibintu bikorerwa indani mu gihugu cyacu ni byiza ko n'abanyagihugu nabo bagomba kubanza bakabigiriramo umugisha. Rero ni mw'ubwo buryo twifuza gukora ibintu byinshi kandi byiza kandi mu gihe gitoya. Okay Bernard ndishimye cyane urumva ufite gahunda nyinshi cyane kandi ndumva ibikorwa ufite ari byiza cyane abantu benshi bazabikunda ndetse urumva uje guteza imbere igihugu kuko hano hari abasore benshi n'abajene badafite akazi yewe tuba tubakeneye yewe nanjye urabizi ko nimwe muri kuza muri iyo si kandi nkeneye kugira ngo ndeke ko natera imbere biraneje cyane nuko nishimiye kumva ayo magambo. Okay karibu cyane Chris. Hanyuma se Chris meruka ukiri ku ishuri uri kwiga mu by'ukuri bigaragara yuko uri gushaka ubumenyi no kugira ubumenyi bigeze he ubigejeje? Bernard nkuko bivuze niko bimeze derukana niga ariko narangije ishuri mu ishami rya business management muri kaminuza. Ariko nkuko ubibona hanze ubuzima ntabwo bworoshye birakomeye ariko ndimo ndashakisha nyine nanjye akazi usanga nyine by'imiro y'Ikigali niko bimeze umuntu naye ndi mu isi yo hanze ndimo ndashakisha. Chris so wonderful ni amakuru meza kuyumva kubera ko bisa naho ari umugisha ukomeye. Nigeze kukubwira ko ndi gukora ibintu byinshi hano mu gihugu noneho kubona umuntu nkawe tuziranye urangije muri business management navuga ko ni ikintu gikomeye. Ni mw'ubwo buryo rero nishimiye kumva ko wasoje muri business management kandi nanjye nari narashyizeho imyanya inshakisha abakozi bashobora kuza kumfasha mu ruganda rutunganya imyambaro yaba iy'abakuru yaba n'iy'abana. So ni mw'ubwo buryo rero kuri njyewe navuga ngo ufata nka brother wanjye nakishimira kugukoresha mu ruganda rwanjye ukaza ukamfasha gushakira hamwe iterambere no guteza imbere uruganda rwanjye rutunganya imyenda. So nakishimira ko rero waza tugakorana
ku bw'ibyo bitewe n'ubumenyi ufite numvaga kuri njyewe umuntu urangije mu iryo shami wambwiye nakugira manager wanjye cyane ko mwizeye. Bernard, wow, mbere na mbere kabisa biri very surprise, urantunguye cyane. Urantunguye, urumva nk'umuntu urangije kwiga nkategera n'amahirwe yo guhura nawe. First of all, biranshimishije, birantunguye, kandi guhura nawe ni umugisha, ni amahirwe ngize nyamuri wese yabyifuza. Mbere na mbere cyane cyane kwifuza ko twanakorana. Biba bizi ko uri umuvandimwe ndetse uri n'inshuti, none ikindi kuba duhuye gutyo ni ikintu biranejeje, ariko biranantunguye by the way, ndatunguwe. Chris rero ni karibu dufatanye, kandi ndizera ko hagati yanjye nawe tuzakomeza gushakira hamwe ibyaduteza imbere ndetse na company yanjye igatera imbere, cyane ko numva ko wahashye ubumenyi kandi buhagije. Ndakwizeza ko akazi nzagakora neza kandi tugatera imbere ndetse n'amasoko menshi akatugoboka cyangwa se akatugana akatuyoboka. Ahubwo bene shaka kubaza, business yawe ikorera inaha mu Rwanda cyangwa ni hanze y'igihugu? Chris, nkuko nabikubwiye, business yanjye ikorera hano mu gihugu, si hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa, cyane ko no hanze naho maze gufungurayo branch. Imaze 2 mois, imaze amezi 2 ikora, ariko turifuza gufungura amashami menshi haba hano mu Rwanda, tukagira branch nyinshi ndetse no hanze. Ni mu bwo buryo. So they all